mu mwaka w'ibihumbi 2023 ku isi habaruwe nibura abaherwe bafite miliyari y'idolari bagera ku bihumbi 312. Abantu bafite miliyari y'idolari n'abantu babatandukanye cyane, yaba mu mitekerereze ndetse n'imikorere ndetse no gufata ibyemezo. Uyu munsi rero nkaba nkuzaniye nibura amabanga 7 aba baherwe bihariye kurusha abandi, aho nkubwira nti nubasha kuyumva ukayumvira ugatangira kuyashyira mu bikorwa, nawe mu myaka mikeya ubukungu bwawe burabugeze ku rwego utigeze urota kugeraho. Ikaze kuri Gain Focus Rwanda, inspiration for today, success for tomorrow. Secret number 1. Hano reka mbwire abafite business zimaze gukura cyangwa se abagitangira cyangwa se abitegura gutangira. Ibanga rya mbere, ntago ugomba kwiharira imigabane 100% ya business yawe. Ntago bishoboka ko wagera kuri miliyari y'idolari mu gihe business ikiri yawe 100%. Hano ndaguha urugero. Jeff Bezos afite nibura 12.7% bya Amazon, mu gihe Elon Musk afite 13% bya Tesla. Hanyuma Bernard Arnault akaba afite 46% bya LVMH. Hanyuma Larry Ellison akaba afite 35% bya Oracle. Bivuze iki? Ntago business yawe ishobora kugera ku rwego rwaho uri butunge miliyari y'idolari nta maboko y'abandi cyangwa se y'abandi bashoramari wigeze ubona, kubera ko miliyari y'idolari ni amafaranga menshi cyane, aho buri wese kurota kuyatunga atari ibintu byoroshye. Niyo mpamvu nakubwira ni niba ufite business yawe cyangwa se company yawe cyangwa se witegura gukora business, ikigomba kukimenya ko business yawe kugira ngo izagere kuri urwo rwego ugomba gutangira kujya ugurisha za shares mu bandi bashoramari, kugira ngo urebe ko capital ishobora kuzamuka ikagera ku rwego ruhambaye cyane, maze ukazagera ku gihe nawe watunga biliyoni y'idolari. Secret number 2, koresha amafaranga y'abandi. Abantu batunze miliyari y'idolari n'abantu bafite ubwenge cyane ndetse no kubyaza umusaruro amafaranga y'abandi. Reka kugira urwitwazo rwo kuvuga ngo nta gishoro cyangwa se nta mafaranga ahagije ufite ushobora gukoresha muri business kugira ngo uzagere ku rwego wifuza. Hano ndavuga nti aba billionaires cyangwa se abantu bafite miliyari y'idolari nibura bazi uburyo bashobora kubyaza umusaruro amafaranga y'abandi. Ndakuha urugero, ushobora gukoresha amafaranga y'inshuti zawe, imiryango ndetse n'abandi ba investors, nkuko twabivuze haruguru yuko ushobora niba ufite business gutangira kureba niba ushobora attracting abandi ba investors kuza gushora imari muri business yawe. Ibi ngibi biragufasha kongera funds cyangwa se amafaranga ya business yawe kugera ku rwego aho business yawe izongera agaciro ku rwego ruhambaye cyane. Koresha inguzanyo niba ushaka kwagura business zawe. Urugero, koresha inguzanyo mu kugura asset, apana kugura liabilities. Nibi nabyo byagufasha gutera imbere ukagera ku rwego mu gihe nawe uzitwa billionaire w'amadolari. Secret number 3, iri ni irindi banga abatunze miliyari y'idolari bihariye bonyine. Abangaba ntago bajya batunga amafaranga liquide arenze 5% by'umutungo wabo wose. Andi mafaranga yose abari muri za asset, kubera ko izi asset bazikoresha nka collateral securities mu gushaka loan mu mabanki, maze izi loan zikabafasha kugura izindi asset nazo zibafasha kongera cyangwa se kuzana andi mafaranga menshi cyane. Reka nkubwire iki ngiki kugira ngo ucyumve neza cyane. Ntago umutungo wawe wose ugomba kuba ubarwa mu mafaranga, oya, amafaranga ari liquide niyo ndi kuvuga. Hano ugomba kuba nibura ufite atarenze 5% mu mafaranga liquide, undi mutungo wawe wose ukaba uri nibura muri asset. Izo asset nizo ukoresha ushaka inguzanyo mu bigo by'imari, maze izo nguzanyo ukazikoresha mu kugura asset. Nanone zo asset zikajya zongera nazo kugarura andi mafaranga, maze uko ugenda utunga asset nyinshi nako returns cyangwa se amafaranga cyangwa se income generating assets zigenda ziba nyinshi cyane, maze mu gihe gitoya mu myaka mikeya nawe ukaba ubarirwa mu baherwe batunze miliyari y'idolari. The fourth secret, money is made in a crisis. Amafaranga aboneka mu gihe cya crise. Iri nibanga rizwi gusa n'aba billionaires in dollars. Nibanga rizwi n'abatunze miliyari y'idolari gusa. Nukuvuga ngo
abangaba bazi neza ko igihe kiri crise cyangwa cyagiye tuba tuvuga tuti ibintu birakomeye cyane, bazi ko bo ari igihe cyo gukorera amafaranga. Bivuze iki? Aba bategereje igihe cya economic downturns kugira ngo bagure asset. Aba billionaires baba bategereje economic downturns cyangwa se igihe ubukungu buri kumanuka kugira ngo bagure asset kuri discounted price cyangwa se ku biciro bitoya. Ibi rero bifatwa nko kuba ari ugushora imari kwiza cyane, aho kubona recessions nka Black Friday kuri investment. Banga rya gatanu, abantu batunze miliyari y'idolari bafite ridafitwe n'abandi. Abangaba nta kindi bakora nuko bakorana n'aba expert gusa. Aba billionaires rero bakunda kwisunga aba expert kugira ngo babafashe mu kumanaginga risk ndetse no kumaximiza return. Bakoresha aba coaches cyangwa se aba consultant mu kugira ngo bagume bari focused ndetse bagire decision zituma amafaranga agaruka ari menshi cyane. Ibi mbikubwiye kugira ngo nawe uhindure uburyo ufatamo decision. Ugomba gufata decision ushingiye ku bwenge. Reba abantu bafite ubunararibonye cyangwa se bafite ubumenyi muri iyo business yawe, bagufashe gukonsulta iyo business yawe, maze ubashe gufata decision zishingiye ku bintu byanyabyo, maze urebe ko mu gihe gitoya business zawe ndetse n'ibikorwa uzajya ukora bitazajya bigira high return. Here is the secret number 6. Irindi banga aba billionaires bafite kurusha abandi nuko bo badiringa n'ama enterprise kurusha uko badiringa n'aba consumers. Ibi bishatse kuvuga iki? Aba billionaires bo bakorera amafaranga kubera ama enterprise badiringa nayo, ntago bo bajya badiringa n'aba consumers. Ni kuvuga ngo iyo bari gukora deals cyangwa se business zabo baba zikorana n'andi ma business. Nawe niba ushaka guhindura uburyo ukoramo business, niba ufite business itanga service runaka, gerageza ushake andi ma business uha iyo service cyangwa uha iyo product. Niba ucuruza product, gerageza nawe ushake abandi uzajyo uha izo products kugira ngo bazicuruze, aho kugira ngo udiringe n'aba consumers. Ibi bizafasha kwagura network, kandi network ikomeye cyane iza igafata cyangwa se ikagura service nini cyane kurusha aba consumers. Ibi bizagufasha kwexcellinga cyangwa se kuzamura cyane urwego rwa business yawe, maze mu myaka mikeya cyane nawe ukazaba uri mu billionaire nk'abandi. Ibanga rya karindwi ari nayo rya nyuma mu kiganiro cy'uyu munsi. Irindi banga aba billionaires bafite kurusha abandi nuko bazi gufata ibyemezo, kandi nanone bazi kumvisha ndetse no gukonvinsinga abandi bantu, cyane cyane iyo bije kuri part ya business. Aba billionaires ba mbere bafite skills zo gufata ibyemezo. Mu gufata ibyemezo byabo baba bafitemo ubwenge buhambaye cyane, kandi iyo babona ibintu bishobora kubyara inyungu, gufata ibyemezo kwabo kurihuta, ndetse kandi n'abantu bazi kuganira neza cyangwa se bafite akarimi keza mu kumvisha abandi bantu cyangwa se mu kumvisha isi ibyo bari gukora, maze ibyo bigatuma abantu benshi bizera iyo business yabo maze bakayigana ku bwinshi. Ibi biterwa nuko babazi kuvuga neza ndetse bazi no gukonvinsinga abantu kubijyanye n'ibyo bari gukora, ndetse kandi decisions zabo akenshi ziba zihuse ariko nanone zinyuze mu mucyo, dore ko twabonye ko haruguru bifashisha aba expert mu kumanaginga risk ndetse no kumaximiza return. Iri niryo banga rya nyuma mu mabanga arindwi yose twari twabageneye aba billionaires cyangwa se abafite nibura miliyari y'idolari bagenderaho. Ayo mabanga abantu benshi bakaba batayazi cyangwa se n'abayazi bikaba byarabananiye kuyakoresha cyangwa se kuyagenderaho. Reka mbabwire nti ibi bintu nutangira kubishyira mu bikorwa, ugatangira kubitekereza umunsi ku munsi kandi ugatangira kubigenderaho, ndakubwiza ukuri mu myaka mikeya, imyaka 3, imyaka 5, nawe uraba umaze kubona impinduka muri business yawe. Urugendo rwo kugera kuri biliyoni y'idolari nawe rwose uraba ururimo, kandi bidatinze uzabona ko Gain Focus Rwanda icyo twakubwiraga cyari icy'ukuri. Nkubwira ni niba utarakanda subscribe, nyaboneka birumvikana ko uri kugenda uhomba cyane. Kuba utarakanda subscribe niwo murongo njyabukene mu gihe wayikanze wamaze gufata decision nziza, nawe uri mu bandi mu bwato bugana ku bukungu bugana kuri biliyoni y'idolari.